yes iyo nsezeranye ikintu mba ngomba kugisohoza. Nabasezeranyije ko nzabakorera ikiganiro ku bintu bijyanye n'iyi mirongo yo mu biganza, yo mu kiganza. Ntabwo ndi buze kwerekana imirongo yanjye, nintanga n'urugero ndaza kwifashisha amafoto ndi buze gukura ahantu kuri interinete kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza. Sindi bukoreshe imirongo yanjye yo mu kiganza ko si byiza. Hari abantu bankurikiye baba bafite ubumenyi kuri ibi bintu, bashobora sinzi icyo bakoresha ntuza yanjye, ariko nawe si byiza yuko umuntu wari wese amenya imirongo yawe mu biganza. Hano ndahasobanura. Ni ukuvuga ngo hari abantu nimba ukijya muri ba bantu bakoresha black magic, reka mbivuge gutya, bakoresha imbaraga z'umwijima, nimba ariko ndi bubyite. Ndizera ko ntabwo hano ninjiriye imyemerere y'abantu, kuko ntekanira ko ibi bintu babyita black magic cyangwa se magi z'umukara. Muzi ko habaho n'ibintu ngo bya white, ibintu nk'ibyo nyine. Nimba uzi ko ukorana n'abari abantu, uzarinde ibintu byawe bibiri. Uzarinde umutwe wawe, urinde ni mu kiganza hawe, ndetse no munsi y'ikirenge. Naho hiyongereyeho. Ni ukuvuga ngo birasobanura yuko ibi bintu bifite ahazaza, cyane cyane ku mutwe no mu biganza, bifite ahazaza hacu, ahazaza ha buri muntu. Niyo mpamvu buriya bari abantu bita abapalmarisi, cyangwa se bari abantu bashobora kukubwira ubuhanuzi bw'ahazaza basomye mu kiganza cyawe. Bareba mu kiganza, kuko iyi mirongo yo mu biganza ifite ubuhanuzi y'ubwayo. Ni ukuvuga ngo ibitse ubuhanuzi bwacu bw'ahazaza ndetse n'ubw'ahashize. Bisobanura yuko ariko hano ntimubyitiranye, ntabwo abapalmarisi ari abapfumu. Oya, abapfumu ni ba bantu bahamagara imbaraga kugira ngo agire ibintu akubwira, cyangwa se agire ibintu akuvugaho, akugaragariza. Hari izindi mbaraga abanza guhamagara. Ni ukuvuga ngo hari imitongera abanza gukora, ariko aba bita abapalmarisi ntabwo atongera. Areba mu kiganza cyawe agasoma ibyanditse mu kiganza cyawe, ibirimo ibintu wavukanye wowe ubwawe ntabwo agira. Niyo mpamvu rero hano ngiye kubaha ubumenyi buke kuri ibi bintu, mu rwego rw'uko impamvu nta yindi ni uko za mesaje ngenda mbaha hari abantu byakoreka. Manze shimira Imana, ni ukuri mumfashe gushimira Imana. Hari abantu babonye utuzi, hari n'uko tuzata ejo bundi, nanyemera nzabasharinga. bwari bwarapfuye inshuro nyinshi cyane, nzabimusabira uburenganzira, ariko ndizera ko si byiza ko haba harimo abandi bantu batashye ubukwe bagize. Ariko nanyemera gutanga ubuhamya, azaza abahereza ubuhamya. Ndashimira Imana rero ko ziriya mesaje ngenda ntanga hari abantu benshi zafashije, hari abazikiri gufasha. Keep it up, mwicika intege. N'uwo bitarafasha, ndakubwiza ukuri, igihe cyawe nawe kizagera. Imana ikugirire neza. Niyo mpamvu nababwiye yuko buri wese ntabwo dufite ibintu bimwe biturwanya, nta nubwo dufite ibintu bimwe bituzonga. Niyo mpamvu umwe ashobora gusubizwa mu munsi umwe, ugasubizwa mu mwaka, hagashira umwaka akaba ari gusubizwa. Undi ashobora gusubizwa mu gihe, mu masaha, undi niyo ngo twese turatandukanye. Dutandukanira rero kuri ibi bintu, kuri ubu buhanuzi tuba dutwaye mu biganza byacu, nibyo nababwira. Niyo mpamvu nk'uko nabibasezeranyije cyangwa se nabibabwiye, narindi kubabwira ngo nimba ukijya muri aba bantu bakoresha imbaraga ziri noir, magie noir n'ibintu nk'ibyo, uzarinde ibiganza byawe, urinde umutwe wawe. Impamvu mubwiye ngo uzarinde ibyo bintu, buriya mu biganza byacu harimo ahazaza, harimo no ku mutwe, hafite inyenyeri zacu. Ni nayo mpamvu, reka mbaho urugero. None se ikamba ryambarwa, ikamba si ikintu cyiza? Ikamba ryambarwa ntiryambarwa ku mutwe? Ni igisobanuro. Hari ahandi hantu wari wabona hambarwa ikamba ku mutwe. Bisobanura yuko rero ku mutwe, hano ku gahanga kacu, aka gahanga kacu uzitwara, tuzarinda agahanga cyane, by'umwihariko n'abantu babasengera. Umwe ashobora kugusengera atagukoze, cyangwa agafata ahandi hantu, yijya kugufata mu gahanga, kanda fete attention. Aka kantu naribagiye kukababwira, fete attention. Yes, ni ukuvuga ngo rero aha hantu ko ari habiri, hari sensitive cyane ku bintu bijyanye n'ahazaza h'umuntu, cyangwa se ku nyenyeri y'umuntu. Ku mutwe, mu biganza no mu birenge hashobora kwiyongera, munsi y'ikirenge hashobora kwiyongeraho, ariko by'umwihariko ibi biganza no ku mutwe. Niyo mpamvu uzitwararike n'ibintu byo kwirirwa usuhuzanya n'abantu. Hano mpite mbikomozaho, nimba wirirwa usuhuzanya n'abantu,
biba byiza iyo utashye buri munsi ugakaraba umunyu. Ugakaraba umunyu kuko ntuzi abantu wasuhuzanyije nabo exchange cyangwa se imbaraga mwahererekanye. Ubundi niyo mpamvu babaca ku muco wo gusuhuzanya, musuhuzanya ariko ubundi mugira utya cyangwa se ugira utya, arajya kugukaraba ibiganza kubera aha naho nuvuga ngo usibye nyuma y'uko tushobora kuhanduriramo n'ibyorezo n'iki no mu buryo bw'umwuka, si byiza ko umuntu yirirwa gukaraba ibiganza byawe, si byiza. Ibintu mubyumve, nimba utaha ugasanga hari umuntu wagukaraba ibiganza, please ujye uhita ukaraba umunyu. Buriya n'abantu bajya kurogesha abandi, hari igihe umuroza amubwira ngo genda uziyeranje guhereza amafaranga yakuye mu biganza bye. Iki kintu mujye mucyitondera, no guhereza abantu gutya ngo afazari yamuye kuri telefone, ibintu byo guhereza umuntu amafaranga mu biganza byawe abenshi barabarangiza ukazaheruka yo ngayo. Bijya bibaho, ngira ngo abantu benshi hano mwatanga ubuhamya harabo byabayeho, ibyo mbese. Ariko si byo ngamije kwigisha hano. Aya masomo aba ari manini cyane, ariko nzajya mbicamo gake gake kuko ntabwo ngiye kwigisha buri kantu ntabwo mwakumva message neza. Rero nkuko nabasezeranyije kubasobanurira imirongo yo mu biganza. Nababwiye ko ntari byerekane ibiganza byanjye, ndaza gukoresha amafoto nk'ayo kuri interinete mu rwego rwo kugira ngo mwumve neza. Ni ukuvuga ngo mu kiganza cya buri muntu haba hari imirongo nibura 5, ariko ntabwo abantu bose bagira iyo mirongo uko ari 5. Ubwo iyo niyo y'ingenzi, utundi duto tugenda nzadusobanura ku twako. Ariko iyi mirongo y'ubwayo nayo sindi bisobanurire rimwe, ndaza gusobanura umwe muri yo, nzajya ngenda mbasobanurira. Ariko muri iyo ngiyi 5 reka nyivuge, harimo umurongo, hari uwo bita heartline cyangwa se umurongo w'umutima cyangwa se umurongo w'urukundo. Mu kiganza cy'umuntu wari we wese habamo umurongo w'urukundo. Hakaza umurongo w'ubuzima. Ubuzima tubaho, uzarwaragurika cyangwa se uzapfa ryari, noneho babimenyera ngo ugiye umuntu azapfira. Nubwo gupfa k'umuntu bigenwa n'Imana, ariko ibi bintu byanuza haba harimo ubuhanuzi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu rega tuvuka buri wese ava mu nda ya mama we abivukanya bizana ku isi. Buri wese avukana ubuhanuzi bwe, icyo nshatse kuvuga. Umurongo wa 2 nababwiye ko ari umurongo w'urukundo cyangwa se umurongo w'umutima. Ubwo ni umurongo w'urukundo kwa. Umurongo wa 3 ni umurongo w'umutwe cyangwa headline. Umurongo wa 4 ni umurongo w'ahazaza cyangwa se w'ibizakubaho, by'igeno ryawe, ibyo bita fate line cyangwa se umurongo w'amafaranga. Ese hari umuntu uzakira, hari umuntu uzakena, bizagenda gute? Uyu murongo wa 4 rero niwo ngiye kuvugaho. Uyu murongo wa 4 ntabwo abantu bose bawugira. Hari abantu batagira umurongo wa 4. Wirebe mu kiganza cyawe, hari umurongo ukase munsi y'intoki neza, ushobora kuba ukase gutya mu buryo buri curve cyangwa se urambuye cyangwa se ukase ureba hasi. Iyi mirongo nayo kugikase nabyo nzabisobanura kapano uyu munsi. Ni ukuvuga ngo hari n'undi murongo urimo hagati, hari n'undi murongo uri hasi hepfo hegereye igikumwe. Ni ukuvuga ngo iki gikumwe hari umurongo wegereye ku gikumwe. Ndajya nkoresha amafoto yo kuri interinete, yego. Noneho hari n'umurongo ucamo hagati wambukiranya ya mirongo uko ari 3. Ni wo wa 4 bita fate line cyangwa se umurongo w'amafaranga cyangwa se umurongo w'igeno ryawe. Uriya murongo rero abantu benshi ntago bawugira. Bose mvuze ngo abantu benshi, hari abantu batawugira kwa, ibyo nshatse kuvuga. Hari abantu batagira uriya murongo, hari abantu bamwe batagira uriya murongo wa 4. Uriya murongo wambukiranya imirongo uko ari 3 ari wo bita umurongo w'igeno cyangwa se umurongo w'amafaranga, ibintu nk'ibyo. Hari abantu batagira uyu murongo, ndaza kubisobanura nubwo ntari busobanura uyu munsi, ariko ndabicaho hejuru. Iyi mirongo uko ari 3. Noneho hari n'undi murongo cyangwa se iyo ishobora kuba ari n'imirongo twinshi tuza hano. Bivuga ngo hano kuri aka gatoki kuri uru ruhande, uwo murongo cyangwa se iba ari imirongo ishobora kuba 2, 3 cyangwa se ari uturongo tugize tuza kuri uru ruhande. Ni ukuvuga ngo utu turongo rero nitwo dusobanura umurongo
wa mariage cyangwa se umurongo w'urushako. Nibyo bigena umurongo w'urushako rwawe. Uyu munsi rero ntabwo iyi mirongo ndibuze kwisobanura, nzajya ngenda mbahereza ubusobanuro buri murongo kwawo. Mwihangane nsobanure uyu murongo w'intuza. Uyu murongo w'urukundo ni umurongo uza hano hagati. Reka mpishe indi mirongo. Uyu murongo uyu uri munsi y'izi ntoki neza. Uyu murongo ni umurongo w'urukundo. Uyu murongo abantu bafite bene uyu murongo, niyo mpamvu nababwiye ngo nimba ushobora guhuza ibiganza byawe ukabona iki kimenyetso kimeze nk'ukwezi, nk'igice cy'ukwezi, kimeze nk'igice cy'ukwezi. Mukoresha ino foto nshyizeho yo kuri interinete, umurongo w'igice cy'ukwezi umeze gutya. Ngibi ibintu ngiye kugusobanura bizakubaho, cyangwa se uku kuntu uteye. Uyu murongo w'igice cy'ukwezi ntabwo abantu bose ariko bawugira. Iki kintu mukitondere, ntabwo abantu bose ariko bagira uyu murongo w'igice cy'ukwezi, kuko nababwiye ko bene uyu murongo uri hejuru, uyu murongo cyangwa se nakwita ko umurongo w'umutima cyangwa umurongo w'urukundo, hari ushobora kugira ukase gutya, hari ushobora kugira umanutse gutya nta hantu udakase nk'ikoni, hari ushobora kugira urimo ibintu bimeze nka waves, cyangwa se ukawugira ukase ureba hasi. Ni ukuvuga ngo uku buri wese agiye afite uyu murongo ukase gutya, bitandukanye n'ibyo, ni ukuvuga ngo utandukanye n'undi muntu. Rero ngiye kwivugira ku bantu bafite uyu murongo ukase umeze gutya. Ni ukuvuga ngo nimba ufite uyu murongo ukase gutya munsi y'intoki, iyo uhuje ibiganza bye, kuko iyi mirongo ibiri mu biganza byombi, ntararenga hano. Reka mbibutse yuko abantu bakunda gusoma iyi mirongo yo mu biganza, hari abizera yuko umugore ku bantu b'igitsina gore bavukana ubuhanuzi mu kiganza cy'iburyo. Urumva, ubuhanuzi bwabo babuvukana mu kiganza cy'iburyo, none ikiganza cy'ibumoso imirongo yikatamo bitewe n'icyo bakore cyangwa se uko bayoboye bwa buhanuzi bwabo. Ubwo ni ukuvuga ngo biterwa n'uko bitwaye mu buzima. Noneho bakizera nanone yuko umugabo, ab'igitsina gabo bavukana ubuhanuzi bwabo mu kiganza cy'ibumoso, noneho ikiganza cy'iburyo bikazikata bikurikije uko bayoboye ubuzima bwabo cyangwa se uko bitwaye mu buzima bwabo. Bisobanura yuko ariko hari n'abandi bizera yuko mu biganza byombi hazamo ubuhanuzi bw'umuntu, babisoma byombi. Aha nzabisobanura byimbitse kuko hari imirongo utazasanga hano ariko uzayisanga hano. Ibi nzabisobanura mu buryo bwihariye, ariko reka ne kuba confusinga ngume muri uyu murongo wo kubasobanurira iby'uyu murongo bita umurongo w'umutima cyangwa se umurongo w'urukundo. Uyu murongo w'urukundo ni umurongo wikata munsi neza y'izi ntoki, wikata munsi y'izi ntoki, buri munsi y'izi ntoki. Noneho umurongo w'umutwe burimo hagati, umurongo w'ahazaza cyangwa se umurongo w'ubuzima ukajya hasi, n'uyu murongo uba wegereye kino gikumwe. Uyu murongo uba wegereye kino gikumwe, ni ukuvuga ngo uza hano, umurongo wegereye kino gikumwe cyacu. Ndajya nkoresha amafoto kuri interinete. Noneho umurongo w'ahazaza cyangwa se umurongo w'igeno ryawe wambukiranya ya mirongo uko ari itatu yose. Uwa mariage wo cyangwa se imirongo ya mariage iza kuri uru ruhande rw'aka gatoki gatoya ko ku ntuzi. Ni ukuvuga ngo rero uyu murongo w'urukundo abantu muwufite nuhuza ibiganza byawe gutya mu buryo buri straight. Ni ukuvuga ngo ibiganza byawe bigomba kuba biri straight, ntabwo ndi bubereke. Ibi biganza byawe nubihuza ukabona mu buryo buri straight, ukireba mu biganza ukabona bikoze ikintu kimeze nk'igice cy'ukwezi, menya ngo uri umuntu udasanzwe. Ntabwo abantu bose bagira kino kimenyetso. Nababwiye ko iriya mirongo yikata bitewe n'umuntu uko Imana yamuremye cyangwa se uko yamuhaye. Nimba rero ko uyu murongo uhuza ibiganza byawe bikikata mu buryo bumeze nk'ukwezi, menya ngo uri umuntu udasanzwe, menya ngo ni ibintu bigiye kukubaho. Kwanza aba bantu bateye gutya ngo se bafite bene uyu murongo ni abantu bagira urukundo ku rwego rwo hejuru, bagira n'ubumuntu. Aba bantu bagira ubumuntu kandi bagira amarangamutima yaba hafi. Mpakanye hasi muri comment section n'indi byo ndi kuvuga atari kuteye, n'indi ufite umurongo umeze nk'igice cy'ukwezi, mpakanye. Aba bantu bagira amarangamutima yabo ari hafi. Nivuga ngo
ikintu cyose kibakora ku mutima, bakorwa ku mutima cyane n'ikintu cyose. Ni abantu bumva amarangamutima y'abandi bantu, nimba hari ikintu kibaye kibi cyangwa se kibaye ku wundi muntu akumva bimukoze ku mutima, bagira amarangamutima hafi kandi bahita bagaragaza, ni abantu bagaragaza amarangamutima yabo cyane. Uyu murongo abantu bawufite ni abantu bakunda kwigenga. Yes, ni abantu bakunda kwigenga, abantu bari independent nimba ariko ndi bubyite. Ni abantu bakunda kwigenga, abantu badakunda kugira abandi bantu barebaho. Oya, barigenga bo birebaho ubwabo. Nimvuga kwirebaho ubwabo ntabwo mbasha kuva muri ya mvugo yo kwikunda, abantu bumva yuko bakwigira. Okay, kandi koresha muri iyo sanse. Ni abantu bigenga bumva ko bahora bakwigira, ni abantu bigira. Kwigira ndi kuvuga kwa kundi umuntu avuga ati ngomba kwikorera ibi, nta wundi muntu ngomba gutegereza ko yabinkorera. Yes, niko abo bantu bateye. Nimba mbeshye wandike hasi muri comment section umbwire ko mbeshye. Aba bantu iyo ufite uyu murongo ufite igice cy'ukwezi cyangwa se ushushanyijemo igice cy'ukwezi, ni abantu bagira ubumuntu muri bo ku rwego, ndetse sinzi ukuntu ndi bubisobanure. Ni abantu beza pe, beza cyane. Niba ushaka no gukundana n'umuntu cyangwa se kugira gute, simbabwiye ngo mujye mugenda mushishoza cyangwa se mujorora iyi mirongo ishushanyije mu biganza by'abantu. Ariko aba bantu rwose ugize amahirwe ukamugwaho, agira urukundo, agira ubumuntu. Ni wa muntu uba ufitemo muri we kwigenga, atari wa muntu uzavuga ngo matuno ahora gutura ibibazo bya hato na hato. Bene uyu muntu ashobora no kwicwa n'inzara, urumva, akanga kugusaba gusa kuko yumva yuko ari responsible cyangwa se afite inshingano zo kwigaburira, nta wundi muntu ugomba kumugaburira. Mvuga ngo bifitemo kwigira aba bantu. Bene uyu muntu ufite uyu murongo w'urukundo cyangwa se imirongo y'urukundo iyo ufatanyije ibiganza bibiri bikavamo igice cy'ukwezi, igishushanyo kimeze nk'igice cy'ukwezi, aba bantu ni abantu bagira umurava kandi bahorana udushya, bazi guhanga udushya muri bo. Ni ukuvuga ngo ikindi, aba bantu bakunda amahoro, mvuze ko ni abantu badateza ibyago, atari ba bantu bateza ibyago, bateza abandi ibibazo, bateza abandi ibyago. Hano ndabisobanura. None se ukwezi yo guhingutse, abantu benshi ntibagukunda. Ukwezi ni urumuri, ukwezi ni urukundo, ukwezi ni amahoro. Abantu benshi hari n'abantu bareba ukwezi akumva afite amahoro muri we. Ni ukuvuga ngo aba bantu baba ari abanyamahoro. Simvuze ko batagira amahane, ibyo biratandukanye. Hari ukugira amahane ariko witereye, urumva, bitandukanye no kuba utari umunyamahoro. Umuntu utari umunyamahoro ni wa muntu uteza ibibazo cyangwa se ibyago ku bandi bantu. Ni ukuvuga ngo aba bantu iyo nimba ufite iki kimenyetso cy'umurongo, wahuje ibiganza byawe ukabona bikoze ikimenyetso cy'ukwezi, menya ngo waratoranije. Nivuga ngo waratoranije, ndabyita gute, isanzure ryaragutoranyije. Iki kimenyetso cy'ubwacyo ni nka invitation cyangwa se ni nk'ubutumire isanzure riba riguhaye, kuko hari umurongo runaka cyangwa se hari ibintu runaka ugiye kugeraho. Bene aba bantu nubyitegereza uzasanga nimba avukana n'abandi bantu mu muryango ari benshi, usanga uyu muntu yavuyemo akora ibintu bihambaye, akora ibintu bitandukanye iby'abavandimwe cyangwa se iby'ahavukomoka mu muryango. Ni ukuvuga ngo uyu muntu aba yihariye, aba yaratoranijwe. Kandi bene uyu muntu aba afite misiyo runaka cyangwa se intego cyangwa se ikintu runaka aba agomba kuzakora mu buzima, cyangwa se aba agomba kuzagezaho abantu cyangwa se isi cyangwa se sosiyete. Niyo mpamvu nakubwiye ngo aba bantu ntabwo baba basanzwe. Aba bantu rero ngo bigenda gute iyo ari mu gihe cy'ukwezi, umva bagiye mu gihe cyabo. Ubundi by'umwihariko nimba uzi ko ufite iki kimenyetso cy'ukwezi, cy'igice cy'ukwezi, bibaye byiza ujya nko gutangiza ikintu runaka, bizinesi, ibi na biriya, bikore mu gihe cy'ukwezi, mu gihe cy'iseruka ry'ukwezi cyangwa se mu gihe cya full moon, mu gihe ukwezi kuba kwamajije kuzura, cyangwa se igihe cy'ukwezi nimba niyo bisobanure gute,
abantu ndabizi hano muraza kubaza ibibazo byinshi ariko udasobanukirwa it's okay, feel free to call me. Noneho hano nzabemereye mwampamagara nkabasobanura neza, kuko ngira ngo ururimi uburyo byo kubisobanura biragoye ko buri wese yabyumva. Ni ukuvuga ngo aba bantu nimba ugiye gukora business ariko ntaranajya kure bene aba bantu ntabwo bakunda gukorera abandi, ntabwo bakunda kujya mu tuntu tw'utuzi, kuko nababwiye ko bo ubwabo bifitemo creativity cyangwa se bifitemo guhanga udushya kandi baba ari n'abahanga cyane. Uyu muntu rero muri utu guhanga udushya akenshi yumva ko ari byiza ko yakwisanga muri field cyangwa se mu gice yaba ariho yikorera, noneho akabasha kuba yakora utu tuntu tw'utumaniyeri twe two guhanga udushya. Bakunda kuba ba rwiyemezamirimo, niko biri. Noneho nimba uyu muntu namufite ari umukozi wawe ugukorera, uyu muntu ntuzamutakaze. Menya ngo niwe mukozi ufite, menya ngo ufite umukozi, kuko bene uyu muntu niyo ari gukora ibintu by'undi muntu abikora nk'uwikorera, abikora nk'ari uri kwikorera, bivuga ngo abikore kandi bagira imbaraga cyane. Ni abantu n'abanyembaraga, n'abanyamurava, bagira positive energies cyangwa se imbaraga ziri positive. Akenshi bahora ari aba positive bano bantu, ntabwo wamubona ari wa muntu uhora ubangama. Kuko nababwiye ko aba bantu muri bo bakunda amahoro, ni abanyamahoro, ntabwo bakunda guteza ibyago abandi bantu. Bisobanura ngo bafite positive energies ziri ku rwego rwo hejuru. Uyu muntu rero nimba umufite, ari umukobwa mukundana, ari umuhungu mukundana, ari umugore wawe cyangwa se ari umugabo wawe, uramenye ntuzatakaze uyu muntu. Uramenye dore nuko mbabwira ibintu mukagira, ariko uramenye kuko ufite. Ariko bene aba bantu nabo barahigwa cyane, hari imbaraga zindi zibayiga. Ariko iki cyose cyo ngamije kuvuga nzagisobanuraho kwaki, sinshaka kuvangavanga ibintu. Mbaza rero ngo aba bantu ni iki kibabaho. Nababwiye ngo nimba uzi ko ufite iki kimenyetso cy'igice cy'ukwezi mu gihe cy'iseruka ry'ukwezi cyangwa mu gihe cyo kwaduka k'ukwezi, ujye ucunganwa n'ibintu bibiri ku buzima bwawe. Ujye ukontorora cyane blood pressure cyangwa se umuvuduko w'amaraso wawe, ndetse unagerageze kureba cholesterol ni biriya bintu byo mu maraso cyangwa se mu ntuzi. Aba bantu muri kiriya gihe cy'ukwezi, reka mbivuge mu buryo buri nabisobanura nko mu buryo busanzwe. Mvuge nti bene aba bantu muri cya gihe cy'intuza cy'iseruka cy'ukwezi cyangwa se ukwezi gutangiye guseruka, bakunda kugira ku bibazo by'ubuzima uba ugomba kwitwararika kuri ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo uzanabicunge nimba uzi ko ufite iki kimenyetso. Iyo ari muri bene iki gihe ugira ibintu by'amastress, nta mpamvu, ukumva urabangamiwe, ukumva hari ibintu biri kukuderanja, niko abantu baba bateye. Ariko iki gihe cy'ukwezi ni byiza cyane. Nimba rero uzi ko ufite iki kimenyetso muri cya gihe cya full moon cyangwa se igihe ukwezi kwaserutse kose, ugakora za message, menya ngo uri mu gihe cyiza cyane, uri attached, uri connected neza n'isanzure. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose wakora muri kiriya gihe kiba granted, kirasubizwa n'iyo usabye ikintu cyose wasaba muri kiriya gihe, n'isengesho wasenga muri kiriya gihe bararivivura. Simvuze ko ibindi bihe ubutagomba gusenga utasubizwa, ariko mvuze yuko uba uri mu gihe cyiza. Ni nayo mpamvu nimba hari ibintu by'imishinga ugiye gukora ukaba ufite kino kimenyetso, pimiranya neza muri cya gihe cy'ukwezi bari gukora ibintu byawe. Barahari n'abantu mutangiza imishinga, mugatangiza amabizinesi, mugakora ibintu byiza mu gihe kitari icyanyu. Nimba ugiye no gukora ubukwe hano, nimba ugiye gukora ubukwe, please hitamo neza igihe runaka ubukwe bwawe buzabera, mu gihe cya full moon cyangwa se mu gihe cy'ukwezi, ugendeye nimba ufite kino kimenyetso cyo mu biganza.
ati bigenda gute rero muri bene aba bantu ko hari akantu ngo wavuze yuko ngo bakunda guhigwa cyane. Aba bantu kuko bari abantu baba baratoranijwe cyangwa se barabahisemo cyangwa se batoranijwe, nabo hari imbaraga zibahiga, hari imbaraga zibahiga cyangwa se hari ibibahiga. Ibintu bibahiga rero nta bindi ni kwa kundi ushobora gutangiza cyangwa se gukora ikintu runaka mu mushinga wawe, ukabona hari ibintu bikurwanyije, hari ibintu biri kukurwanya ariko nawe ubwo ukayoberwa ibyo ari byo, ibintu bitari fizike utabonesha amaso, ukabona hari ahantu ibintu biri gupfira kutazi ahari. Muri kunyumva neza? Ukabona hari ibintu biri gupfira kutazi ahari. Nimba uzi kuri muri cya gihe cy'ukwezi kuzuye, ni byiza cyane ko ukora meditation, ukamedita ariko ukamera nkaho uri kwikonekita n'isanzure, ukabifiringa, ukabikurura mu bwonko bwawe, mu mitekerereze yawe, nyine ukumva ko ari nk'imbaraga urimo urakura mu isanzure runaka. Ni ukuvuga ngo kiriya gihe isanzure riba rikumva cyane, 5 kwa 5 muba muri connected. Ntabwo nshaka rero kwizima mu magambo, ndashaka kubabwira ku bintu bijyanye n'uyu murongo. Nimba uzi ko ufite uyu murongo w'igice cy'ukwezi, iyo uhuza ibiganza byawe bifite ikimenyetso cy'igice cy'ukwezi, ntabwo uri umuntu usanzwe, ntabwo uri umuntu usanzwe. Menya ngo muri cya gihe cy'igihe cy'ukwezi kuzuye uri mu bihe byawe. Bene aba bantu uzacunge iyo uri muri kiriya gihe cy'ukwezi kuzuye, nibyo ibintu byiza bikubaho, ukabona hari ibintu bifungutse byawe. Bivuga ngo rero ni nacyo gihe cyiza cyo gucagagura imbaraga cyangwa se forces cyangwa se imbaraga runaka zibani mu buzima bwawe. Sinzi nimba iyi message yumvikanye, ariko reka ne gukomeza gutanga ibintu byinshi ntabacanga.